mwongeye kwirirwa Muyango, nagira ngo utubwire ukuntu mwebwe nabo mufatanyije gutegura iki gitambo cya misa n'uyu munsi wo guha umwanya umusaza Sentore wabaciye mu ntoki, wabatuje. Uyu mwanya mu muhaya hano mu Bubiligi mwabiteguye mute? Ese niki mwageza ku muryango we? Sentore twarabanye cyane, abantu bari n'ahangaha benshi ni abamuzi, banabanye, hari n'ababyaye, hari abavindimwe. Twese ntabwo twashoboye kujya kumuherekeza, ariko twaramutekerezaga. Hama twasanze tugomba gusaba iyi misa yo kumusabira, bisa naho nko kumusezeraho natwe mu buryo bwacu, kubera ko twabaye kure. Ariko kandi icyo twayikoreye cyane cyane ni ukugira ngo tumusabire ku Mana, ko igomba kuba yaramwakiriye ntidushidikanya, kuko ibyiza yakoze ku isi yarakwiye igihembo ubwami bw'ijuru. Ntabwo rero iyi misa ariyo duhagarariyeho gusa, ahubwo turashaka kumenyesha abantu ko dushaka kuzategura igitaramo gikomeye kirimo abahanzi benshi twateguye n'abandi bantu bose, tugatarama tugakesha, tukamwibuka, tukamuririmba. Ibyo bizagira igihe cyabyo, ariko nibyo dushaka kubwira abantu ngo babimenye. Ntabwo dushobora kumwibagirwa, tuzahora tumwibuka igihe cyose. Rero ntatize mu magambo, njye namenyeye Burundi turi impunzi. Ahantu niwe muntu wa mbere washinze itorero mu buhunzi y'abaririmbyi, ababyina, intore, yabitangiriye i Bujumbura. Yabitangiye ari kugira ngo barebe ko abanyarwanda batata umuco, abantu bagira n'Imana, harekera abantu bakuru baramufasha, abantu barabyitabira, agira itorero rikomeye. Muri iryo torero ariko ntabwo byari guhamiriza gusa, ntibyari no kuririmba gusa, ahubwo harimo n'izindi nama z'uko abanyarwanda bibwira bari bataraheba ko bagiye mu mahanga batazataha. Iteka bagahora bahura kuri iyo minsi yo guhamiriza no kuririmba, ariko bafite inama yo kuvuga ngo bizagenda bite, tuzataha ryari. Icyo Sentore rero we yakoze kurusha abandi, kubera ko yari umuririmbyi w'umuhanga, yabaga ahimba uturirimbo buri samedi, agahimba indirimbo izamara icyumweru ivuga ngo tuzataha kuwa gatandatu, n'itariki akayivuga nka 15, akayibwira abantu abantu bakabiririmba, bakabigira indirimbo. Igihe cyagera, ya tariki yagera, akagaruka agahimba indi, akavuga impamvu. Mbere yuko bajya ku rugamba, abenshi bavaga i Bujumbura, bararaga inkera, yarabahimbiye indirimbo, bose bavuga ibyivugo, bavuga ukuntu bazatsinda, imihigo akayirangiza, buri muntu wese afite icyivugo cye. Umuntu agahaguruka i Bujumbura azi ko agiye kurasa, nta kintu aza inganzo ibyarangiye. Ariko kumva ni morale yabahaga igihe cyose. Izo ndirimbo zabayeho, umunsi umwe dushobora kuzazibuka, mbonye abo twibukiranya, ariko nuko batakiriho benshi, hari n'aho bagiye ntazi ko bazanagaruka vuba. Banza dusigaye turi bake nk'abantu nk'abo yari afite mu itorero b'abaririmbyi twitwaga ibihangange. Twari 12, dusigaye turi 3. Umva ko 3 nabo bataba hamwe, 2 barirwana nacyo rero. Umva ko ni umuzi gusa uri aho ngaho w'ibihangange wanze gucika. Hanyuma Sentore rero yakomeje guharanira ko umuco w'u Rwanda udacika. Mu bintu byinshi yakoraga, yageraga kwigisha abakiri bato, kubabwira u Rwanda abataruzi, akarubabwira ate mu bintu by'amakwe. Yahimbye guhimbira abakobwa bagiye kurongorwa nabo, bakabahimbira indirimbo. Izo ndirimbo iteka uwo mukobwa wese n'umuhungu bagiye kugira mariage, hagomba kuzamo imisozi y'iwabo.
akavuga imisozi y'iwabo akavuga base wabo, ugasanga abantu bose urabazi nk'ubu ugenza u Rwanda rwose ariko ntaho ndagera. Ariko ushobora kumbwira ngo hariya nidutunga nkubwo iruhande hari Gasabo, hariya ni Mwima nkubwira ngo bari mu Shirarungu, sinzi ahari, ntaho ndagera, ariko u Rwanda rwose ndaruzi. Uvuze umusozi nakubwira ngo none mugezeho navuga ngo ndahazi. Nuko rero yabayeho atwigisha gukunda u Rwanda no kurumenya kugeza ubwo twatashye. None umuntu ashobora kugenda akamubwira ati dore iwanyu ni hariya, ukamenya hariho umusozi, ukamenya n'ukurikiraho. Numva ko ntigeze ariko kugeza rero ejo bundi ko yigendeye, ariko ntabwo yasize ubusa, yasize abana. Mu by'ukuri abana be yabyaye ni 8 n'abuzukuru 20 n'umwuzukuruza umwe. Numva ko asize umuryango. Abo bose kandi abana be, abuzukuru, abakuze ni intore pe, barahari. Ntabwo bavuga ngo byaracitse yasize ubusa. Bamwe murabazi urugero nabaha ni nka Masamba, urumva ko bafite Masamba, hari n'abandi bato ba Masamba ndetse bambereye n'abaho. Hanyuma rero nabo yigishije, nabo bigishije abandi, bigisha abandi, nabo batamubereye ibigwari. Nkaba numva nabangejeje kuko hari umuntu uza kubibabwira, ndabizi neza araza kubabwira ibirenzeho byo nabwiraga ibyo nzi, nubwo ntabibabwiye byose, ariko reka mbe nkungikiye aho ngaho, ibindi turaza kubona umwanya wo kubiganira. Imana imuhe iruhuko ridashira. Arakoze Muyango umaze kutubwira uwo dusabira uwo ari we. Ndagira ngo rero muhaguruke dukomeze kumusabira turirimba indirimbo yakiriye. Tubabarire Nyagasani, tubabarire Nyagasani, Kristu twumva tubabarire, Kristu twumva tubabarire, tubabarire Nyagasani, Mana, uyu mubyeyi wari waramuduhaye nta kiguzi, yari inshuti ya benshi. Umuco, urukundo rw'abantu n'urw'igihugu, ishyaka n'ubutwari yatweretse, uduhe guhora tubizirikana, maze dukomeze duheshe ishema icyubahiro cyawe n'izina ryawe. Turabigusabye Nyagasani. Muri ibi bihe bikomeye twibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, tukweretse ababyeyi, abavandimwe, inshuti bagusanze. Mana, bakomereza iruhuko ridashira mu rukundo rwawe, kandi abasigaye nabo ubahe imbaraga zo gukomeza guharanira kubaho, kuko ari bwo butwari. Mana, umva isengesho ryacu.
izina ry'umuryango wa Sentore no mu izina ry'abateguye igikorwa umuryango n'abahanzi na community yose twafatanije bagira ngo twongere tubashimire ko igoye mugafata umwanya tukaba turi hamwe muri aka kanya. Niyo mpamvu turi mu kiliziya Muyango yahoze avuga mu intumwa y'umuryango, numva iyo ntumwa yahageze bagira ngo tuyijambo kugira ngo agire icyo atutangariza tubwire iby'umuryango wa Mutumba. Murakoze birasa je mpagaze ahangaha muri aka kanya mfite ubutumwa bw'umuryango wa Sentore n'abatangana bose, cyane cyane mu ijwi rya Masamba Intore twari kumwe mu masaha nk'aya ejo ko nageze no mu gitondo. Ansaba rero kubagezaho ijambo wenda mbere yuko ndivuga Sentore naye ndamuzi nk'umwe mu bantu bakiri batoya icyo gihe, akaba ni marume. Sentore ni musaza wa mama, nkaba rero nanjye hari byo muziho bikeya, ariko ndakeka ko nubwo ntari impari misitangira naje nyuma gato. Muyango amuzi kundusha ndabizi kandi yamuvuze kurusha ibyo navuga. Ntabwo rero njya mu mateka nkuko Masamba yari yabinsabye nabinyandikiye, ndumva amateka yavuzwe, ahubwo ndavuga ubutumwa umwe mu bana be Masamba Intore yabantumyeho, uretse kuba abashimira iki gikorwa mwateguye. Afite umushinga ndetse yanatangaje wa Fondation Sentore. Umuryango wifuze kubishyiraho iyo Fondation Sentore, nari nabivuze mu kanya, akaba icyo yansabye yashyigikiraga nimugoroba turi kumwe. Masamba yambwiraga tumbwirire abanyarwanda bo mu Bubiligi rwose ko nzashaka kanya mu kwezi kwa gatandatu nkaza kugira ngo mbibabwire mpibereye, ariko ko bazanshyigikira, twazashyigikirana tukareba uburyo iyo Fondation yakomeza umuco w'abanyarwanda, dore ko uko amajyambere agenda aza, ariko rimwe na rimwe umuco nyawo dans ses racines ushobora kugenda ukendera. Ngewe ndagira ngo mvuge yuko umuryango wa Atanaze Sentore wabuze umubyeyi, wabuze umubyeyi wari ukunzwe cyane, ariko n'igihugu cyabuze umuntu w'ingirakamaro. Igihugu cyabuze umuntu w'ingirakamaro, igihugu cyabuze igicumbi cy'umuco nk'uko Alphonse yahoze abivuga. Ni ukuri Sentore Atanaze yari umuntu mu Rwanda ufite amateka byasobanuwe cyane, haba aho yabaye mu buhunzi, azwiho nk'umuntu wakunze u Rwanda cyane. Abari impunzi icyo gihe barabizi yuko yakomezaga kubibutsa iteka yuko bafite igihugu, ntibahere mu buhunzi, ko igihe nikigera bazataha. kugira ngo twize kumva ubuhamya bwa Muyango, aho buri gihe yabigishaga indirimbo ibabwira yuko mu cyumweru gitaha bazataha. Uyu munsi rero ubundi no kugira ngo umuntu abone amagambo yo kuvuga igihe cyo kwibuka umuntu nka Atanaze Sentore ntabwo biba byoroshye, ariko njye navuga yuko nubwo dufite akababaro n'agahinda ko kubura icyo gicumbi cy'umuco nka Atanaze Sentore, ariko munyemere mbabwire yuko tunafite ibyishimo n'umunezero wo kuba twaramumenye no kuba twaramugize. Ngira ngo ba Muyango yatoje n'aba bamuvukaho nibo tuzajya twibukiraho rwa rugwiro yagiraga. Urugwiro rwiza yagiraga turwibukira kubo yasize.
ejo bundi reka mbyite ejo bundi ariko hagiye gushira nk'amezi 3 ndasuye iriya musée royal Afrique d'Otervuren, bafitemo muri archive zabo bafitemo uruzinduko rw'umwami Mutara Rudahigwa aza aherekejwe n'intore ze z'indashyikirwa. Ngira ngo itorero ryabo ryitwaga indashyikirwa icyo gihe. Sentore rero yari ari kubyitwa umukondo wazo, n'abandi basore bageraga kuri 20 na bangahe. Njya kumenya Sentore namenye umuryango we mugari, umuryango avukamo kwa Kayitsinga, twabanye umushiha kuva muri avril 64 kone gwatujyanye umushiha. Il avait donc compris, il a collaboré avec les 3 niveaux de la culture, il avait compris les 3 fonctions de la culture. Premier niveau, niveau des idées, des concepts et des valeurs. Deuxième niveau, travailler avec les institutions culturelles, y compris celles du Burundi. Troisième niveau, le niveau des expressions et du folklore. Kwambara inkindi, ndibuka ko mugomba kuba mwarabibonye kuri television aha ingabo Kagame. Ce n'était pas n'importe qui, hein? Umuntu ingabo nyakubahwa président de la République ariwe chef des armées. Thank you.